kugira ngo Imana igukize ntabwo birasaba ko yicaye ikibazo kiri, ahubwo iragutabara ikibazo ukikireba mukirebana. Imana ikujobore mu kibazo kigihari, kubera ko ikibazo cyari intare. Bumvaga niba mujugunyamo ziramurya. Imana ntiyica intare ngo ajyemo ari umurambo cyangwa se zapfuye. Oya, Imana itegeka intare ngo agiye kuza umuntu, mumwakire neza, ntimumusuzugure, ntimumutuke, ntimumurye, ahubwo mumutegere imigara aryameho. Nyuma ye hari rasiyo. Intare mwumvishije ati ndiyo afande. Abantu babi murabizi ko buzuye kuruta beza. Turamujugunya barazana bajugunyemo, bahita barapfundikira bati sha suko umurya ziramurya, zirakuraho n'amagufa. Umuhungu ararama ijoro ryose, zikajya zimubaza uraziriki. Ese abantu bakuzanye hano uraziriki? Uraziriki? Baraguhora iki? Ikibazo nikiye cyabaye? Ndimumbaze nisengeraga. Ese barabo nibazi kusenga? Twebwe hano umuntu yaje kutubwira kusenga kinyama yawe itaribwa nubu nitwagukora, ahubwo turakubaza uraziriki. Nanjye simbizi. Turabati rero twahawe itegeko ntitukurye, ariko inyuma yawe hari inyama. Hari Imana yari yazibwira ati mwe mwitegure, inyuma y'uyu muntu hari inyama. Reka nkubwire mwene da, iyo wubaha Imana inyama yawe ntiribwa. Iyo ugendana n'Imana, iyo ubana nayo, iyo ugenda ushaka mu maso y'Imana, inyama yawe ntiribwa. Ikibazo cyacu kubaha Imana kwacu nicyo kibazo kimbere. None se mbabeshye, ubu mukozi mfite mu rugo abaye umwana mubi namwirukana, siko bigenda? None se twebwe turamutse tuje imbere y'Imana ntiduse nuko Imana ishaka, murumva twanezeza Imana? Ntabwo byashoboka. Rero Daniel arerekana hano, arasuzugura umwami yanze gusuzugura Imana. Bamutaye mu itanura. Iyo episode reka turebe muri Daniel igice cya 10 n'umurongo waho wa mbere, turagarukira ku murongo wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mu mwaka wa gatatu wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Daniel wahimbwe Beluteshazari, hari icyo yeretswe kandi cyari icy'ukuri, aricyo ntambara zikomeye, amenya icyo aricyo. Ibyo yeretswe biramusobanukira. Muri iyo minsi ngewe Daniel namaze ibyumweru 3 ndira. Nta mutsima naryaga nubwo ari mwiza, nta nyama cyangwa vino, ntacyo nasamuraga, kandi sinihezuraga kugezaho ibyo byumweru uko ari 3 byose bishiriye. Ariko ku munsi wa 24 ukwezi kwa mbere, nari ku ngombe y'uruzi runini rwitwa Hidekeru. Nuko ntereye amaso mbona umugabo wambaye umwenda w'igitare, yarakenyeje izahabu nziza yacukuwe Ufazi, kandi umubiri we wasaga na yasipi. Mu maso ye hasaga n'umurabyo, amaso ye yasaga n'amatabaza yaka umuriro, amaboko ye n'ibirenge bye byasaga n'imiringa isenwe, kandi ijwi ry'amagambo ye ryari rimeze nk'iry'abantu benshi. Ninge Daniel gusa wabonye ibyo neretswe ibyo, ariko abantu twari kumwe ntibarakabibona, ahubwo bahinze umushyitsi cyane, barahunga barihisha. Nuko nsigara aho ngenyine, mbona ibyo byerekanywe bikomeye, sinasigarana intege, kuko ubwiza bwanjye bwampindukiyemo ububore, ndatendebuka. 9 ariko numva ijwi y'amagambo ye, kiryumva ngo nubamye, ndarabirana nk'usinziriye.
nuko haza ukuboko kunkoraho kurambyutsa kumfukamisha amavi n'ibiganza arambwira ati yewe Daniel mugabo ukundwa cyane umva amagambo ngiye kukubwira haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho amaze kumbwira iryo jambo nahaguruka mpagarara ntengurwa ahera karambwira ati witinya Daniel kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye ariko umutware w'ubwami w'ubuperesi amara iminsi 21 ambuza nyuma Mikayire umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara ntinda mu bami b'ubuperesi mwakire neza ijambo ry'Imana ndagira ngo nsobanure aya magambo ho gatoya sinza kuyatindamo ariko ndagira ngo mbabwire impamvu yo gusenga ijambo rya mbere gusenga n'ubuzima bwacu bwa buri munsi butuma tubaho tubasha kuganira n'Imana inzira yonyine y'ubusama Imana yashyizeho ituma tubasha kuganira nayo inzira y'amasengesho inzira y'ubusamo yoroheye uwitwa ko yamenye Imana yemera Imana iya mbere yashyizweho ni inzira yo gusenga kugira ngo aganire n'iki n'Imana icya kabiri gusenga birabohora ntibibohora ibintu gusa bibohora n'abantu mbibutse ko muri iyi si dufite ibintu duhura nabyo byinshi bishaka kutuboha ariko ninde watubohora muri ubu buzima ninde wadukura mu ngoyi tumaze kureba abaririmbyi baririmba ahari wagira ngo bo baraye bari ibiryo biruta ibizabandi reka da bashobora no kuririmba bakuzura umwuka wera baburaye ariko imbaraga zibarimo zibatera kubohoka bakaririmba bakuzura umwuka wera basoka bagasanga ibibazo bibategereje bikababwira ngo nubwo wasimbukaga burya ndacyahari ntibabitinya baravuga ngo umunsi umwe tuzagushaka tukubure wa kibazo kuko iyo duhaye imbaraga zituma tubasha kukugenda hejuru gihari iyo rero dusenga tukabohoka tugenda hejuru y'ibibazo bigihari tubasha kunezerwa ibitunezeza bitari byaboneka tubasha kwishima ibidushimisha bitari byaza tubasha gukomera ibidukomeza bidahari tubasha kwaguka tukareba kure imisozi igihagaze imbere yacu tubasha gutekereza ibirenze iby'amaso yacu areba kandi ibitubwira ngo mwitekereza bigihari nicyo gituma gusenga harimo imbaraga harimo ubushobozi ninde unyakira avuga ngo amen rero inzira y'amasengesho ni inzira yo kubohoka no kubohora none harabaho ibintu bibiri harabaho kubohoka no kubohora ayo ni amagambo abiri atandukanye kubohoka ni kimwe ariko hari no kubohora kubohora ni iki kubohora ni uwari uboshywe uhabwa imbaraga agakurikirana ibyari biboshywe akabibohora reka nsubiremo iki kintu iyo ubohowe ukurikirana ibyo Satani yatwaye ukabigarura ariko iyo uboshywe n'ibyitwa ibyawe biratwarwa kimwe gituma twamburwa tukanyagwa kimwe gituma tubaho ubuzima butameze nk'uko Imana ishaka nuko tubanza kubohwa iyo uboshye umuntu ukamuboha ufata ugira ububasha ku bye byose kuko ntashobora kukurwanya umuntu aboshye amaguru yakwirukanga umuntu aboshye amaboko yakurwanya nukuvuga rero intambara turwana ishaka kutuboha kugira ngo ibone uko itwara ubuzima bwacu bwo hanze nicyo gituma ntabwo intambara itangirira inyuma Yesu yaravuze ngo iyo habaye intambara ufite imbaraga cyangwa umunyabushobozi akakurusha imbaraga araguhambira iyo amaze kuguhambira akubohera aho uri yarangiza agasahura inzu yawe kimwe gituma turira tukarira ngo baratwambuye Satani aratwishe ubuzima bwacu burapfuye twabanje kuboherwa imbere ubuzima bw'umwuka iyo butabohoye inyuma biragoye kugira ngo tubohoke
muri uyu murimo mazemwe iminsi nsengera abantu, ngira impano, ntabwo nzirata, navuga bikeya ariko ngira impano z'Imana. Nasengeye abantu ariko bakabohorwa inyuma ku bintu, bakabona akazi, ariko kuko batabohotse imbere bikagaragara ko mu by'ukuri wa muntu atigeze akorerwa umurimo w'imbere. Ibyo abonye akabyangiza, ibyo abonye akabikoresha nabi, ubuzima bwe bukagaragaza ko atigeze abohoka imbere. Dore ibyago rero mu buzima, iyo utabohotse imbere inyuma uragorana. Ntugora abantu gusa, ugora n'Imana. Nicyo gituma Imana irashaka kutubohora mu buzima bw'umwuka no mu buzima bw'inyuma ku mubiri. Amen. Ni ngo kubwira indaya yakoreraga hariya mu Giporoso, ukayibwira ati rero noneho ngwino nkujyane muri Mariyoti ngo akazi. Ntugire ngo gukora akazi ka Mariyoti nubwo ari heza, umukuye mu Giporoso muri korodoro, uragira ngo azatunganira muri Mariyoti? Kuko umurimo wagakwiye kubanza gukorerwa imbere. Iyo udakorewe imbere, aho wamujyana hose bya bindi byo muri korodoro azabiyora bijyana. Nagira muri Mariyoti kandi hari discipline yaho na gahunda yaho, ntashobora kuhatinda. Ahamara iminsi mikeya akagaruka muri korodoro. Ubuzima bwacu rero Imana muri 21 irashaka kutubohora imbere n'inyuma. Gukira ni byiza. Babwira ibyago by'umukire ni ugukira ko ku mubiri ariko utarakize ku mutima. Umutima udakize, ubukungu butabaye mu mutima. Hari aho mujya mwita ngo ni inkirabuheri. Niba ari inkirabuheri, muzi iryo jambo mukoresha ngo inkirabuheri, nuko umuntu agira ibintu ariko atari yakira ku mutima. Ni amagambo abanyarwanda bakunda gukoresha. Iyo umuntu akize inyuma ntakire ku mutima, aho azaba hose bazajya bibaza uyu muntu ko afite imodoka nziza, ibyo akora ko bihakana ubukire bwe. Se yakize ati? Yabaye ku muhanda, yari mayibobo, yarinde. Kubera iki? Umutima nturakira. Amen. 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 Imana ishaka gukiza imitima yacu, kuko ubugingo buzabona Imana buri muri twe, ntiburi inyuma. Rero Imana ishaka kubohora uwo mutima. Biravuga ngo umutima ukora icyaha uzarimbuka. Hari ibintu dushyiraho ngo urumva tukabisiga. Umutima ukora icyaha si no kurimbuka gusa, uzapfa. Donc kamere y'icyaha izapfa, irimbuke. Ukuvuga rero iyo Imana itatibohoye kuri icyo kintu ngo tubohoke ku cyaha, tugere ku rwego imitima yacu idakora icyaha, tuba tukiri ahantu hakomeye. Sibyo yemwe? Murabizi ko muri iki gihe dusoyemo, yivuze ku cyaha hari abantu bavuga ngo ngo pastor vuze ahantu hagoye. Ariko haragoye, ariko n'Imana ishaka ko tubohoka hambere. Gukira icyaha, gukira icyaha, gukira ibyaga, gukira ibyaha. Amen. Hari abandi bajya bibeshya, yatera imbere, yabonye udufaranga, yabonye utuntu byaciyemo, ati nzongera kujya gusenga. Burya bajya gusenga ni abakene. Ningira ibibazo nzajya gusenga. Ntabwo dusenga kubera ibibazo, oya, dusenga ahubwo kuko ari ubuzima buramya Imana, buhimbaza Imana, bwubaha Imana, bukiranukira Imana, bukorera Imana. Ubuzima, gusenga ni ubuzima. Ukibaza, ntabwo rero gusenga ari uko abakene, gusenga ahubwo kwaka, yewe ducurukura ibintu, yaba ari uko abakene kwakabaye uko abakira ahubwo. Kuko abakire nibo bagasenze, kuko bafite n'ibyo bajyana imbere y'Imana. Ariko barabibeshya, bamwe bakibeshya cyane. Gusenga si ibintu biciriritse, gusenga si ibintu fake, ahubwo ibindi byose byaba fake. Gusenga ni icyambere. Kubera iki? Ni inzira yo kuramya Imana. Kandi mu gihugu cyose, ku isi yose, iyo utemeye umwami tushobora kuba mu gihugu cye. Siko bigenda? Iyo utemeye umwami uyoboye igihugu,
ngo umuramye umutere riva turakarama. Hari ibintu tugira bya urakarama mwami, urakarama uragahoraho mwami. Burya nuko nyine uko uteye ivi aravatiye urakaba mu gihugu, urakaba mu gihugu. Uko uteye ivi urakaba mu gihugu, uko uteye ivi uragatera imbere nzagufasha. Uko uteye ivi nuko nguko gusenga. Gusenga nukuramenya. Rero abibesha ko gusenga ari by'abakene ni ukuvangirwa no kuyoba gukomeye. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa, nyamara urukundo rw'Imana ruzakomeza kogezwa. Nicyo gituma gusenga kwacu gukwiriye kubohora umutima, kugira ngo umutima ukomeze ushaka Imana kandi ukiranukira Imana. Kuko gusenga ni kimwe no gukiranuka ni ikindi. Ndashaka kuvuga kuri Daniel iki gice cya 10 ni igice cyenda gusoza ibindi bice bibanzirizwa. Turabona Daniel agambanirwa kubwo gusenga, bamujugunya mu muriro. Baravuga ati rero umuntu utazaramye ikigirwa Mana bari bashyize mu kibaya cyitwa Adura, na ahantu hari i Babuloni. Baravuga ati rero ubwo uyu muhungu akunda gusenga, akunda gushaka iyo Mana tutazi tutemera, nimushyireho itegeko umwami ashyireho igishushanyo, utazakiramya bazamute mu itanura rya kumuriro. Bagishyiraho baracyubaka, amezi 3 cyari cyuzuye. Baravuga ngo mugomba kukiramya. Daniel ati baramye Imana yonyine, turamye Imana yonyine. We yanga kujyayo, aranga, asa n'asuzuguye umwami. Ariko kubera iki yasuzuguye umwami? Nuko azi ko najya kuramya kiriya kigirwa Mana arabataye Imana y'ukuri. Aravuga ati banjugunye mu muriro kama mbaye. Uwo ni umutima, si umubiri. Udafite umutima ibyo ndi wabikora. Gutera ivi gusa murumva bitoroshye? Murumva bitoroshye yemwe gutera ivi? Kandi rero mwebwe nimuzi uburyo gutakaza Imana nakanya gato, ntabwo bisaba ikintu kinini. Gose Imana ndi yahita imabarira, havuze ati wakigirwa Mana we turakwemera, turakwemera, turakwemera. Akongera akigendera akajya hiri, sinkwemera. Kuva yabikoze gusa iyo geste irahakana ko yamaze kuhakana Imana. Uko twebwe turasenga tukagira amahame ya Gikristo tudakurikiza, tutubahiriza. Aka azajya mbikorera nta kibazo. Natwe niwo muvumo tugendana ugenda ku buzima bwacu. Arabyanga. Imana yanga kwiyerekana uwo munsi, yerekana bamujugunye mu itanura ryaka umuriro. Imana hari igihe yemera ko duca mu bibazo ariko ari byishaka kuziyerekanira mo. Turi kubona ibibazo ducamo ibyinshi, ibi bikiye kugira ngo iziyerekanire mu kibazo cyawe. Aho ni Imana ishaka kugira ute kwiyerekanira. Ariko nawe niho Satani akomangira kugira ngo arebe ko yagutandukanya n'iki n'Imana. Cyane erega biroroshye ntibigoye. Ubuse abana babaririmbyi babaye indaya hariya ku muhanda bangana iki mwibanga tutazi, bangana ikizi tibahabase. Njya mberekwa, wewe nda ndiwerekwa ariko njya mbabona. Umuhungu akamubwira ati nutemera ko turyamana sinzagukunda. Ati basi, ati rimwe ariko rya kabiri hoye. Ejo bundi ati kabiri gatatu hoya kakazaba imyaka. Akayava Mana urabizi ko ndi umunyantege genda ashoboye. Daniel we ikigirwa Mana yanze kugipfukamira, yemera ko bamujugunya he mu itanura rya kumuriro. Ndagira ngo mbabwire ikibazo gitoye. Gukizwa na mahame, gukira na mahame, tera imbere na mahame, ibintu byose na mahame. Ariko ihame ryo gukizwa rinanije benshi muri iki gihe, natwe kuryigisha ryaratunaniye. Ariko niryo ryari rikwiriye kwigwa. Guhinduka imbere. None se mbabeshye, ubu mukozi mfite mu rugo abaye umwana mubi namwirukana, siko bigenda? None se twebwe turamutse tuje imbere y'Imana ntiduse nuko Imana ishaka, murumva twanezeza Imana? Ntabwo byashoboka. Rero
Daniel arerekana hano arasuzugura umwami yanze gusuzugura Imana. Bamutaye mu itanura, iyo episode ya mbere irarangira. Babonye ko Imana imutabaye bategura ikindi cya kabiri. Muribuka ko bamujugunye mu rwobo rw'intare. Naho yari yanze kujya gupfukama imbere y'umwami asaba. Kuko ikintu cyose bari bavuze ngo itegeko ryasinywe, nta muntu uzagira icyo akora adasabye umwami mu isengesho. Aragenda yugurura amadirishya akajya asenga Imana yo mu ijuru. Baravuga ati Daniel wa munyagano aragusuzuguye. Mwami tumugenze dute? Ngo ashyiraho umwete kuko ari yabonye Imana bwa mbere. Aravuga ati ariko umuhungu ndamukiza nte? Ndamukorera iki? Biranga n'ubundi kuko itegeko ryari ry'Abamedi n'Abaperesi. Baragenda baramufashe bajugunye mu rwobo rw'intare. Barimo babiririmba ngo Imana igira ute imukuramo intare ari nzima zitapfuye. Ntabwo byasabye ngo Imana yice intare. Reka mvuga iki kintu, kugira ngo Imana igukize ntabwo birasaba ko yica ikibazo kiri, ahubwo iragutabara ikibazo ukikireba mukirebana. Imana ikujobore mu kibazo kigihari. Kubera ko ikibazo cyari intare, bumvaga niba mujugunyamo ziramurya. Imana ntiyica intare ngo ajyemo ari umurambo cyangwa se zapfuye. Oya, Imana itegeka intare ngo agiye kuza umuntu, mumwakire neza, ntimumusuzugure, ntimumutuke, ntimumurye, ahubwo mumutegere imigara aryameho. Nyuma ye hari rasiyo. Intare mwumvishije ati ndiyo afande. Abantu babi murabizi ko buzuye kuruta beza. Turamujugunya barazana bajugunyemo, bahita barapfundikira bati sha si ukumurya ziramurya, zirakuraho n'amagufa. Umuhungu araramo ijoro ryose, zikajya zimubaza urazira iki? Ese abantu bakuzanye hano urazira iki? Urazira iki? Baraguhora iki? Ikibazo ni ikihe cyabaye? Ndimumbaze nisengeraga. Ese bariya ntibazi gusenga. Twebwe hano umuntu yaje kutubwira ko usenga, ko inyama yawe itaribwa, n'ubu ntitwagukora, ahubwo turakubaza urazira iki? Nanjye simbizi. Turabati rero twahawe itegeko ntitukurye, ariko inyuma yawe hari inyama. Hari Imana yari yazibwira ati mwe mwitegure, inyuma y'uyu muntu hari inyama. Reka nkubwire mwene da, iyo wubaha Imana inyama yawe ntiribwa. Iyo ugendana n'Imana, iyo ubana nayo, iyo ugenda ushaka mu maso y'Imana, inyama yawe ntiribwa. Ikibazo cyacu kubaha Imana kwacu nicyo kibazo. Igihe cyose dukunda kureba Imana mu ibibazo byose n'Imana. No, hari n'ibyo twihamagarira, hari n'ibyo twiteza, ariko iyo tutikoreye ubugororangingo ngo turebe, hari igihe twibagirwa ko ari twe ba nyirabayazana twazanye ibibazo. Dore ijambo rimwe rero. Daniel mu gitondo umwami abura ibitotsi arazindutse, arahamagara ngo Daniel mugabo w'Imana ukundwa cyane, niko Imana yawe wizera yabashije kukurokora inzara z'intare n'amenyo y'intare. Arahaguruka ngo mwami, Imana yanjye nizera, Imana yanjye nsenga yandokoye amenyo y'intare, inkiza n'inzara zayo, ntacyo nabaye. Icyambere nagaragaye mu maso yayo ndafite icyaha. Icyambere presence yawe mu maso y'Imana ibasha kugukiza. Ukugaragara, uko Imana ikubona, uko Imana ikureba. Yagaragaye mu maso y'Imana adafite iki? Icyaha. Aravuga ngo kandi nawe mwami nta kibi nigeze ngukorera. Reka nkubwire mwene da, wowe unteze amatwi waje gusenga, hari ijambo rimwe nenda kukubwira, ijambo rimwe gusa. Uzarwana intambara zose, izabene wanyu, iz'umugabo cyangwa umugore, iz'abana, iz'akazi, uzazirwana ariko ujye ugaragara mu maso y'Imana udafite icyaha. Kanongere mbisubiremo. Mu ntambara zose urwana, mu migambi yawe yose,
mu mibereho yawe yose ujye ugaragara mu maso y'Imana udafite umwami arategeka ngo nibakuvanemo bamuvanamo arangije aravuga ngo nimutoragure abantu bose babagambanyi babagome mubafate mubatoragure bashaka kwicisha Danieli mubajugunyemo nabo turebe ko Imana ibakiza murabyumva ko Imana izi kuburana barabafashe n'abana na ba nyina wabo na ba nyirasenge na ba shangazi n'abandi babanazemo intare zabafatiye mu kirere zirabamenagura timureba hari iminsi igiye kuza hazacu wambaye kanongere mbisubiremo hari iminsi igiye kuza hazacu ugize ute wambaye ibintu by'uyu munsi ibyo tureba biyirirwa bihitinga byigaragura uko ibintu bimera namwe hanze murabizi muzi byinshi kundusha hari iminsi igiye kuzaza hagaca wambaye agakiza ntikigeze gahinduka ubukristo ntibwigeze buhinduka Yesu ntiyigeze ahinduka Imana ntiyigeze ihinduka umwuka wera ntiyigeze ahinduka ariko ibiriho twarahindutse kandi uburyo twahindutsemo nibihabanye n'umugambi w'Imana dore icyo Imana ishaka ni ugukiza umuntu w'imbere wa kamere ikabohora ubuzima bwacu bw'inyuma nge nabashije umuntu umwe afite amafaranga menshi iyo umuntu mu Rwanda arengeje miliyari 5 uwo muntu ni umukene ndamubaza kubera icyo udasenga harambwira twari tugize umugisha wo kwicarana ahantu harambwira ngo rero pastor ngiye gusenga tugose nabona umwanya ati mwebwe mwicara amasaha 2 mu rusengero ati ubwo se amasaha 2 byakunda n'iminota 30 kugira ngo nyibone mu rusengero nicaye ati telefone zimpamagara zonyine zaba zanyirukanganye zatuma ngenda ndamubaza hano wicaye twari muri hoteli wicaye uhicara amasaha ngahe ngo hano nshobora guhera mu gitondo mpakorera akazi bukira ariko mu rusengero ntiyahamara iminota 40 arangije arambwira ati barakundangiye ngusengera abantu ndabasengera ati mfite ikibazo atubona uko kugura ati ntureba arazamura ati dore haje ikintu nawe icyo ari cyo ati nsengera itaba kanseri wo kabyara ati ndapfa we ati sinajya kwa muganga batambwira ko ari kanseri iti nahita mpfa itari yanagera hejuru ati nsengera Imana ikubwire ni igiki senga baza ndabwira ntuzansange mu rusengero ngo ntabwo nabona umwanya nanjye hano ntabwo hano tuhasengera ndamwihorera twatandukanye ntamusengeye abantu barashaka Imana kibakiza ibiri ku mavi no ku mitsi ariko ibiri mu mitima bigumemo muratekereza ko tuzabaho iteka nk'imisozi icyo kintu mukigire ikibazo muri amasengesho wibaze mu nzira zawe zose mu mibereho yawe yose kushaka ko Imana ikora ku mubiri ku mutima itari yahakora urumva uzabaho nk'umusozi urabizi Mana nkuraho ubukene yego nta nubwo ari bwiza nta nubwo ari umugabane w'abana b'Imana ariko nukira uzakora ibyaha biruta ibyo ukora none kanongere mbisubiremo nukira utari wakira umutima ibyaha uzakora ni double apana double 2 ni double 3 kandi yes cyangwa 4 3 nayo ntabwo ihagije ushobora gukora ibyaha uyu bene data ubu mubona ngewe natunze amafaranga ntari na umukristo hiye ariko amafaranga ni meza ariko ni ikigeragezo ku bantu batazi Imana kuko ntabe igisubizo aba ikibazo kuko arushaho kubegereza kure y'iki y'Imana nicyo gituma ndagusengeye Imana ikora umurimo imbere nimara gukora umurimo imbere ikora umurimo inyuma ikora umurimo imbere timureba niyo natunga za miliyari 10 ntabwo nzaza hano nje kubabwira ngo ndi umukiri kuko ngiye mu myaka yanjye 18 natunze miliyoni 3
miliyoni 3 reka mbabwira ari izaryari ni za 2002 abantu bajyaga bambwira ngo uri boss 2002 ayo mafaranga ari make ya papa kuri kariwe mukuru mbona wenda kwa ayo mafaranga y'icyo gihe ari make ikibanza kwa Mushimire cyaguragiye ibihumbi 100 kwa Mushimire hariya ngaho bari bibanza nari mfite uko bizanganaga bari inzu nari mfite ariko nabaga mu kabari ngashinga hano mu Giporoso ndagashinga gutekereza ngo hari iterambere rindi rekata ndagira ngo mbabwire ibyiza byose Imana yaduha mutunga umutima ubohowe uhunga icyaha murakoze wenda haruzaza kubivuga kuruta uko mbivuze ariko ako kantu abakristo bera b'Imana mukagira kambere muvuge ngo muri iki gihe nitudahunga icyaha n'igisa nacyo dufite amakuba y'ejo hazaza. Amen. Bibiri tubwira rero igice nasomye Daniel yasenga agashaka kugira ngo amenye iby'imyaka 70 Imana yavuze kuri Bisiraheli bari baratwaye mu bunyagi Babuloni. Arasenga abazimana aravuga ngo Mana turi mu bunyage kandi icyo twasize twanyagiwe kutakumvira turagenda dukora ibyaha basugukuruza barabikoze badata barabikora bamama barabikora none ndakubaza Mana ko yavuze ngo imyaka 70 nishira tuzava mu bunyage dutahe niryari ngiki cyabazaga Imana niryari tuzakurwa muri ubu bunyage niryari tuzakurwa muri ubu buretwa kuba Nebukadinezari yaradutwaye byarabaye imyaka 70 yari ishize ng'Imana imusubiza ku munsi wa mbere. Reka mbabwire iyo dusenze Imana irasubiza ariko nagira ngo mbabwire imbaraga turwana nazo nizifatira birya bisubiza Imana yatanze. Daniel agisenga gusa Imana yarasubije. Umunsi wa kabiri arasenga, umunsi wa gatatu arasenga, wa kane arasenga, agera ku minsi 10 ngiyo tugezeho arakomeza arasenga ngo Imana yumva ryajwi riracyavuga riracyatabaza ngo Imana yohereza Mikayire ni marayika w'intambara iramwohereza iramubwira ngo genda urebe ikibazo gituma Daniel akomeje gusenga. Ageze mu kirere asanga ibisubizo byarafashwe wari ubizanye ninde ni Mikayire nuwo bita Gabriel marayika Gabriel niwe waje ni marayika uzana ubutumwa Imana iratumye ariko iyo afatiriwe hamanuka marayika w'intambara. Ariko reka mbabaze muratekereza Satani ugwatira abamarayika kugufata byakunanira? Satani ubuza abamarayika gutambuka, Satani uvuga ngo ntabwo mutambuka akavuga ngo ntaho muca, ngo Mikayire ararwana amanuka n'inkota ararwana biriya yatubwenga mara iminsi arwana nta nubwo ari umunsi umwe. Muratekereza ko ibintu by'Imana bipfa kuza bikikora gutya? Hari igitambo cyitwa amasengesho. Daniel akomeza arasenga, umunsi wa kabiri arasenga, wa gatatu arasenga, 10 arasenga, 11 arasenga, 15 arasenga, 17 arasenga, ngageze kwa 21 yabonye umugabo muremure mwiza. Ijuru rifite abagabo beza, ijuru rifite abantu beza. Ngaramuvuga avuga uburyo yaradekoye, avuga uburyo yaratatse, aravuga ngo nagiye kubona mbona asa n'umurabyo, ngo araza ngo ngimureba ngo ndarabirana nkoraho, arambwira ngo yewe mugabo ukundwa Daniel, umva amagambo ntumwe kukubwira. Ndagira ngo mbabwire iyo dusenga ibi bintu Imana ibabwira mu masezerano birahari, ibi bintu Imana ituganiriza twasenze turi mu butayu birahari, ibi bintu Imana itubwira turyamye birahari, ibi bintu Imana itubwira turi muri salo zacu birahari, ibi bintu Imana itubwira tugenda mu nzira birahari, ibi bintu Imana itubwira turi ahantu birahari. Ariko ninde usagabana uwo mugabane? Ni umuntu ujya ku mavi, subiramo ngo ku mavi. Reka mbabwire dukwiriye kuba abanyamasengesho. Uyu mwaka mu icyifuzo uragira ubu umunyamasengesho. Ndabasengera ndabikora ariko nawe ubu umunyamasengesho. Nta kiguzi bisaba nuko ubyemera gusa. Bwana sifiwe. Ngo Daniel akubitanya amaso na marayika aramubwira ati kuva ku munsi watangiyeho gushakashaka uko wabona mu maso y'Imana gusenga kwawe kwagize ute? Kwarumvishwe.
kuva umunsi wa mbere watangiraho gushaka Imana, gusenga kwawe kwagize ute? Kwarumvishwe. Ariko umva, ibyoherejwe, hari umumarayika w'Ubumedi n'Ubuperesi wakinze ikirere. Hari message nahawe uyu munsi. Murabona beto? Ni bande bazi beto? Ni bande bazi beto? Beto murayizi? Nagiye kubona mbona, murabona nkuko aka kantu kaba beto, aka iyi parafo yo hejuru. Nagiye kubona mbona umuntu afite icumu arimo aramena iyo beto. Imana irambwira ngo hari abantu bamaze iminsi basa naho bari munsi ya beto. None ngiye kubona mbona uko iyo beto yamenetse, mbona tubonye umwuka, mbona ahantu turi haje imbaraga zidasanzwe, dukurwa munsi ya beto. Mbwirwa ikintu gikomeye. Nabwiye ngo muri aya masengesho itorero rirabohowe. Donc aho umwanzi yari yararipfukiraniye rigize gute? Rirabohowe. Kubera ko atari ibyawe ku giti cyawe, urumva utakomera Imana amashyi keretse ari wewe wenyine. Mbabwire ko turi hano kubera ko itorero ririho. Ariko nagiye kubona mbona itorero ribaye nkiriva munsi ya beto. Simvuze amatorero, mvuze itorero ryacu. Hatagira uvuga ngo yavuze amatorero y'abandi, no, mvuze iryacu. Kuko umwanzi yashakaga kuryica, yashakaga kuryica. Nyiraryo arikuye munsi ya beto. Nyiraryo arikuye munsi ya beto. Nyiraryo arikuye munsi ya beto. Ninde unyumvisha avuge ngo amena. Rero ibihe duciyemo n'iminsi duciyemo, hari ubuzima tugiye kwakira guhumeka neza, kwakira Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni igihe cyo kwakira, ni igihe cyo kwakira. Vuga ngo ngiye kwakira. Kandi munyumve neza, igihe cyose umwanzi ashaka itorero abashatse abantu benshi. Itorero si umuntu umwe, itorero ni abantu benshi. Hagiye gukira abantu benshi. Wakomera Imana amashyi ni byiza. Hari ibintu bitatu Imana yambwiye igiye gukora. Igiye gukiza abarwayi benshi. Icya kabiri, uru rusengero Imana yambwiye ngo mu ntambara rwagize igiye gushyiraho iherezo. Icya gatatu, ndagaruka kuri we nta kibazo, humura. Ndavuga ku itorero. Imana irambwira ngo muri aya masengesho y'iminsi 21 abakristo b'itorero nibo mvugaho. Imana yambwiye ngo igiye kurekura ubutabazi muri mwe, ku buryo abantu bazajya bavuga ngo usengera he. Wababwira itorero usengeramo bakakubwira ngo rya rindi ritari ririho, uzaba umutangabuhamya wo kuvuga ngo riracyariho. Kuko nyiraryo aje gukora umurimo ukomeye mu itorero. Ndagira ngo mbabwire uburyo Satani ari mubi. Mu ntambara Satani arwana azi uwagira akamaro, azi n'utakagira. Ibyakozwe n'intumwa 12, umunsi Herode agwatira Petero, ngo abayuda bakomye mu mashyi baravuga ngo dufatiye uw'ingenzi. Ndashaka kuguhanurira muri amateraniro. Ngo aragenda aramufunga, amurindisha abasirikare 10 n'abangahe? 16. Nibwo bwa mbere muri Bibiliya twabonye umuntu urindishwa abasirikare 16. Undi babikoreye ni Paulo. Bamurindisha 16, bane imbere, bane ku ruhande, bane ku rundi, na bane inyuma, 16. Ngo baramuzenguruka. Abitorero basenze nkuko mwasenze. Abitorero basenze binginze Imana. Ngo babwira Imana ngo Mana, doraherutse kwica Yohana. Sinabyita ngo iki? Nukwiyakira. Hari ibintu tuba mukajya wumva wariyakiriye n'ibyawe, ubuzima bwawe bugoye,
byawe nyine ni ibyawe ntabwo ari ibyawe iyo twasenze tubibwira ko ntacyo dupfana nabyo amen muri uwo mwanya mbabwira ijuru riratabara ngo marayika mukoma mu mbavu aramubwira ngo Petero we nubwo utagishoboye gusenga hari abagusengeye yewe Petero we nubwo warunaniwe ariko hari abandi bakwingingiye yewe Petero we nubwo hari ubwo unaniwe ubona ko bitagishoboka ariko ijuru ryantegetse kuza riramubwira ngo byuka uhagarare weme ambara inkweto fata inkoni y'urugendo kenyera umwitero ngo barasohokana na marayika nguko bagendaga ngo imiryango ikagenda yikingura umva abavandimwe izo ni imbaraga z'amasengesho ntabwo ari imbaraga z'ibiryo nta nubwo ari imbaraga z'ibyo tugenderamo nta nubwo ari imbaraga z'ibyo dutunze izo ni imbaraga z'amasengesho zamusohoye mu nzu y'imbohe ngo ageze hanze marayika aramubwira ngo itegereze neza Petero asa n'ukangutse ngo agira ngo ararota kugira ngo bavuge ngo ararota nuko satani yari yamaze kumwica mu bitekerezo biragoye kumvisha umuntu wasinzire mu bitekerezo ko azabaho buriya inzara izajya ahandi ariko ntikajye mu mutwe izagume mu gifu y'inzara ikugiye mu mutwe ntabwo wumva ko wazarya ugahaga iyo bakubwiye veribe kurya uravuga ati reka nugusamura kurya se bibaho inzara izagume mu gifu ariko ntizajye mu mutwe ibibazo byose urwana nabyo uzabirinde ko bijya mu mutwe kuko iyo byakugeze mu mutwe hari abafata icyemezo cyo kwiyahura Petero igifungo cyari cyamugeze he mu mutwe ntabwo nabitekerezaga ahubwo nari ngifite amatiku data baramwishe mama arapfuye ndi imfubyi abanyagwa baduhekuye bo kavuna umuheto ko abona bagenda ubu ndajya ngenda mpure nabo mu rusengero umva iyo nari ntuye aho kureba imirimo y'Imana nari ntuye muri kamere yo kureba ibindi hari igihe satani yicisha ubuzima bw'umuntu imitekerereze itariyo dukwiriye kubara ibyo abaguhemukiye n'abakugiriye nabi bari imirimo y'Imana yakozwe kuri wowe full stop numara kuyibara urakora icyo Imana ishaka urakora icyo Imana yagambiriye urakora icyo Imana yateguye umunsi Simiyoni yabwirije twari ku Bunyenga urahazi arabwiriza dore umunsi nabohotseho nababwiye ngo Imana irashaka gukora imirimo ibiri kubohora imbere no kubohora inyuma kubohora imbere no kubohora he inyuma yewe dufite amahegitari y'ubutaka bwinshi twumvaga bituhagije ariko umunsi arimo arabwiriza mbona Simiyoni episode ikuweho mbona hamanutsemo marayika arahagarara arampamagara uyu mugore twari kumwe ndababwira ibyambayeho ahari arabwiriza arangije mbona Simiyoni akuweho hasigaye marayika w'Imana arampamagara ngo ndore Imana Edouard manuwe no kugukiza kandi ndagukura muri garande y'iwanyu mu gisekuruza aho wabaye uravaye none mvuze induru twari kumwe muri korari mvuze induru abaririmbyi baramfata ibaza umuntu ufashwe n'imyuka ya shitani ari muri korari murabyumva neza aho umuntu ava baramfata barangota ati ubaye iki banjyana mu cyumba baransengera mbabwira ibyo nabwiwe hari mushumba wacu ninde hari mugabo w'indekwe yari inshuti yanjye cyane arambwira ati nibiki byakubayeho mbwira ibyo wabonye ndamutekerereza arambwira ngo uhereye none ukuwe mu gisokuruza kiwanyu Imana ikujyanye mu gisekuruza cya Yesu birarangiye baransengera ndataha ngo uyu naramuseze ndamubwira nti iyi ndutwite uzayibyara amahoro ngiye mu ijuru ndagiye singirino ndagiye birarangiye ndagiye mada uzabyara uwo mwana uzamwita izina nge nagiye neza ndisezerera ndarandira iryo joro ryose ndarandira Mana njyana ntabara mvana ahantu maze n'imiruho gusa njyana ararira ndamubwira nturarira ndagenda ndagiye ariko irareba ivuga ati umwana yakumbuye ariko aracyakoreshwa ubu ndi hano kuri misiyo y'Imana nta kindi gitumye ndi hano nari navuze ngo nigendera ariko iravuga ngo gumaho ntabwo utoroka uzakora nari mutoya imyaka 22 ngira ngo nuje ni 3 twarashingiwe
kandi kubera kubona amafaranga umuntu ari mutoya nari naranubatse nabaga iwanjye mbabwire maze kubohoka nibwo nakoze imirimo myiza. Ikintu cya mbere narwanije uyu mugore arakizi, data yakubitaga mama bikambabaza. Naramubwiye ngo niba maze gukizwa umunsi narambuye amaboko nkagukubita witeka azabimpore ndetse bikabije. Imyaka maze ibyo sinabikinisha, kandi yari yo karande y'iwacu. Iyo umuntu yamaze gukizwa hari ibintu areka, hari ibintu dusezerera ukavanga ibisi nabikora ntabyo nzakora, ntabyo nzakora. Kandi Imana iragushoboza ukabibamo ukabigenderamo ukazasoza ubisorejemo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ndakizwa ndahinduka. Nari maze kwifatishiriza ubucuruzi Kicukiro, naracuruzaga ahantu hunguka 150 ku munsi, hafi 200. Ayo mafaranga ari menshi. Nibwo Imana atangiye kumbwira ngo usankorera. Njyewe mwene Boniface nkora iki? Atuzaba pasiteri ndiye koko mesi yawusezerano. Nabaga mu Gatenga kora deperi niho nasengera. Ejo bundi 2000 na kangahe si 2011 sibwo twari twujuje inzu hakurya yari yarebero. Ndavuga nire kareka ngenda mu businessman. Ntabwo nagiye kareka. Ngewe ndi umucuruzi mu mutwe no mu magufa no mu mutima no mu nyama no mu maraso. Pasiteri hari umunsi burya njyambaza bari abana bacu twabana ba Clementine n'abandi ba Mutoni, njyambaza Imana itinyuka inyite pasiteri iwacu hataba mu diakoni nta muririmbyi ubayo habe n'usenga ndabamo. Urabizi kabi wacu nabanywe binzoga gusa ninjye wavuyemo. None itangiye kuvuga ngo pasiteri nahungiye kurenda vandira karakara. Yewe iyo inatoranya ndireba nayitora iwacu se hava mu pasiteri. Uyu munsi ndiki Imana yavuze, ndiki Imana yavuze. Umva impamvu y'ibyo byose nari nkubwiye. Ibintu ujye usengera ukabona bidashoboka bizashoboka. Ibintu ujye usaba Imana ukumva bidashoboka umunsi umwe bizashoboka. Nibitanashoboka hazaba hari mundi mugambi Imana izabishatse gukoreramo kugira ngo isoze icyayo. Kuko natekerezaga kuba umucuruzi sinabayewe, ariko ubu ndiki Imana yashatse ko mbacyo. Reka tuyikomera amashyi. Yambitiyemo neza, yambitiyemo neza. Nahitagamo business, isanga business yayo ninyikora nzayikora neza. Reka nkubwire hari ikiza Imana igutekererezaho, nubwo utacyumva ariko ni kiza, nubwo utagishyikira ni kiza, nubwo utagitekereza ngo ugihe agaciro ni kiza. Gukorera Imana, kuririmbira Imana, kubyinira Imana, kuyobora ukayobora mu rusengero biraryoshye n'umunyenga. Niba ari ikintu kizabaho, niba ari icyabayeho, gukorera Imana nta kizabiruta, nta cyabisimbura. Gukorera Imana n'ubuzima, gukorera Imana niryo terambere. Gukorera Imana abadakorera Imana sinzi icyo bazakorera. Niba ari ukwamamara kwiza, kwamamara dukorera Imana. Niba ari ugutera imbere, dutera imbere dukorera Imana. Niba ari ibyo twibwire dukorera Imana. Sema haleluya. Abantu mujye mutekereza ko turi abantu baciriritse. Bibiliya iravuga ngo turi abatware, turi bikomangoma, turi abana b'Imana mu bwami. Ukweho nicyo turi ibisonga bya Kristo byeguriwe umwami. Niyo mpamvu iyo dukorera Imana tubikora dukomeye. Nubwo amakuba yaza tuzabikora, inzara nizitera tuzabikora, imiraba niza tuzabikora. Ntabwo dukangwa n'ibijyo bigenda bitubwira ngo ibyo igihe mwakoreye byamariye iki. Tuzayikorera kugeza ku mwuka wa nyuma, ku kadomo ka nyuma tuzayikorera kugeza ku kadomo ka nyuma. Ntidufite gusubira inyuma, ntidufite gutsindwa. Nubwo isi yatubwira ngo muri bande, tuzababwira ngo turi abana b'Imana. Nubwo isi yaduhinyuza ikavuga ngo murajya he, aho tujya turahazi. Si ngombwa ngo baharebe, turahumva, turahareba. Ninde wanyakira akavuga ngo amen. Satani aragushuka akakwereka ibindi biri inyuma yo gukorera Imana. Number 1 gukorera Imana, number 2 gukorera Imana, number 3 gukorera Imana. Nanywaga mitsingi 12 nkavuga ngo ndi umugabo cyane. Ikesi narayirangizaga nini apana peti zijejo bundi gra mitsingi. Ijisho ryatukura nkavuga ati Boniface warabyaye. None umwuka wera yuzuye ahari amavide telekasara.
reka mbabwire niba hari uburyohe niko urabona ntarabaye umuzungu kera sinarurukarasha nari mfite amavangavanye Yesu yampinduriye ibara ampa rimwe ampa ibara rimwe uyu munsi ndi umwana w'Imana ukuyeho nicyo uyu munsi sigaye nambara nkaberwa icyo gihe nambaraga najyaga nibaza ujye ubona amafoto ya kera ubu wari ufite umugabo yewe Yesu yagize ngoro kw'Imana ibi bintu tuzabiguma reka dukomere Imana yacu amashyi